Imana yakoze biriya cyagihe n'uyu munsi iracyari Imana yuzuye imbaraga, iracyari Imana ifite imbaraga mu kuboko kwayo, iracyari Imana ifite imbaraga mu kuboko kwayo kw'iburyo, iracyari Imana y'ubuzima bwawe. Naho yagiye iracyahari ngo ikurwanirire, iracyahari ngo ikurengere. Ibuka bya bindi yakoze. Icyatumye atsinda nta kindi nuko yibukije Imana ibyo yakoze kera. Reka nkubwire, Satani nagutera ubwoba ujye umubwira ngo n'iryejo ryarakeye. Satani nagukanga ujye umubwira ngo n'ejo bundi bwarakeye. Satani nagutera ubwoba ujye umubwira ngo n'ubundi Imana yabanye nanjye kiragihe n'uyu munsi irahari. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Mbahaye ikaze ku ikamba Karuvari TV nanone. Aha niho duhurira, niwo murongo duhuriraho kugira ngo tubaganirize iby'Imana ivugana natwe mu bihe nk'ibi ngibi. Nyewe ubahagaze mu maso cyangwa imbere yanyu nitwa Kabayiza Theonest. So bwa mbere mumbona kuri uyu murongo nkubwirizaho, nkuganiraho namwe, nkuhuriraho namwe. Imana y'amahoro ibaho umugisha kubwo kongera kandi kutwakira. Rero uyu mwanya nje muri uyu mugoroba kuvugana namwe, wowe utuye mu Rwanda, wowe utuye mu mahanga iyo ngiyo, wowe utuye ku migabane yose uko ari ine igize isi. Nguhaye ikaze kandi ndagushuhuje mu izina ryera rya Yesu Kristo. Umugisha n'amahoro biva ku Mana nibigumane nawe, nibigendane nawe mu mirimo yawe yose ya buri munsi. Nkwifurije guhirwa, nkwifurije amahoro, nkwifurije umugisha w'Imana mu izina ryera rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana ndimo nshaka kukubwiraho ni umugisha uva mu kuboko kw'Imana isumba byose. Ni umugisha uhabwa n'Imana, ntihagire umuntu n'umwe wabasha kukwambura. Ni umugisha ugera mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bugahinduka ntibugume uko bwari bumeze. Ni umugisha ugera mu mibereho yawe, imibereho igahinduka automatically. Ni umugisha ugera ku buzima bwawe wari urwaye indwara yananiye abaganga, yananiye abahanga, yananiye abiyita abanyabwenge ku isi, dore ko banahari, ariko hari indwara badashobora. Izo ndwara badashobora rero, umugisha w'Imana iyo wageze ku buzima bwawe nazo zirabimenya zigahagarara, kuko niyo Mana yonyine ibasha gukiza indwara izo arizo zose. Ndagushimiye rero kandi nkwifurije umugisha w'Imana, Imana iguhereza umugisha. Reka tuganire ku ijambo. Ndashaka kukubwira ngo nta yindi Mana iriho yo kwizerwa atari Imana yo mu ijuru ryera. Nta yindi Mana ibaho yo kugira icyo yamarira uyitegereje atari Imana ya Isiraheli, atari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, atari Imana yaremye isi n'ijuru ikadendeza ikirere, ikadendeza inyanja, yarangiza igahanika ikirere kidafite inkingi na zimwe zigifashe, nta n'umufasha wayifashaga. Byose yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Uko niko gukomera kw'iyo Mana nshaka kukubwira. Haleluya. Ariko reba mu isi abahanga n'abayenjenyeri iyo barimo bazamura inyubako ndende, amazu maremare y'ukitegererezo tujya tureba tukararama tukarangara, baba bafite abayede babafasha. Hari abashushanya, hari abacukura imisingi, hari abantu baponda amasima, barafashanya kugeza ubwo izi nzarangira. Ariko reba Imana isumba byose yarahagaze ikagitegeka gusa bikaba. Haleluya. Iravuga ngo habeho ijuru ribaho, iravuga ngo habeho isanzure nayo ibaho, iravuga ngo nihabeho ikirere, iragihanika. Ikirere kijya mu kirere iragihanika, nta nkingi na zimwe zigifasha turebesha amaso. Irangije iravuga ngo nihabeho amazi, amazi nayo abaho tutazi aho aturutse. Ubwo ni ubuhanga bwa enjenyeri uri hejuru y'abayenjenyeri bose bo mu isi. Ubwo nibwo nje kukubwira, ni umwami w'abami, ni umutwaro utwara abandi batware, niwe nyiri icyubahiro cyose no gukomera kose. Izina ry'Imana Data nireshyirwe hejuru. Iyo niyo Mana nje kuvugana nawe kunyura muri Karuvari TV.
turaza kugusaba rero kugira ngo uze gukora subscribe, kuko turakwigisha ibintu bigufasha kandi bishobora no gufasha abandi. Uze gukora subscribe, uze gusharinga, uze gukora kabisa nawe ivuga butumwa, kuko iyo ubikoze ubu dufashije kwira ivuga butumwa rigera kuri benshi kandi ku gihe gitoya. Imana y'amahoro niye guhereza umugisha mu izina rya Yesu. Ngewe rero nje kukubwira ijambo ryanditse muri Yesaya ibice byaho 64. Yesaya 64, reka nkubwire. Bibiliya irambwira ngo ubwo wakoraga ibiteye ubwo tutabyibwiraga, ngo waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Bwana sifiwe sana. Hari ibintu Imana yakoze wowe utabitekerezaga. Hari igihe wigeze kugeramo ubura inzira mu maso yawe. Hari igihe wigeze kugeramo ubura n'uwakugirira imbabazi. Hari igihe wigeze kugeramo ubura n'uwakugirira impuhwe. Hari igihe wigeze kugeramo banke ziteramo. Hari igihe wigeze kugeramo abana barwarira rimwe. Hari igihe wigeze kugeramo akazi karahagarara. Hari igihe wigeze kugeramo ubuzima burahagarara, busa n'ubuhagaze mu maso yawe. Ubura hepfo ubura haruguru, ubura wakurengera, ubura gutabara. Ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana yakoze biriya cyagihe n'uyu munsi iracyari Imana yuzuye imbaraga. Iracyari Imana ifite imbaraga mu kuboko kwayo. Iracyari Imana ifite imbaraga mu kuboko kwayo kw'iburyo. Iracyari Imana y'ubuzima bwawe. Naho yagiye iracyahari ngo ikurwanirire, iracyahari ngo ikurengere. Ibuka bya bindi yakoze utabitekerezaga. Ibuka bya bindi yakoze utabyibwiraga. Ibuka bya bindi yakoze. Biraguha kwizera yuko nibyo uhagaze mu uyu munsi Uwiteka Imana yiteguye kukurengera no kukurwanirira. Asifiwe Bwana Mukozi. Imana yaraturengeye. Reka nkubwire wowe unkurikiye, wowe unyumva. Hari igihe warwaye uhera hasi. Hari igihe wagize indwara utaza aho iturutse. Hari igihe wasohowe mu nzu baguta hanze. Hari igihe washatse ntiwabyara. Hari igihe wabuze umugabo cyangwa ubura umugore. Hari igihe washatse urushaka nabi. Oh haleluya, urushako rukubera rubi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyo byose hari Imana yabanye nawe kandi hari Imana yiteguye kubana nawe. Ndimo ndahumuriza abantu bacitse intege muri iki gihe. Ndimo ndahumuriza abantu batenebutse mu gihe nk'iki. Ndimo ndabwiriza abantu ubutumwa bwo kubahumuriza. Ubutumwa mfite n'ubwihumure. Reka nkubwire, ibuka iby'Imana yakoze. Numara kwibuka iby'Imana yakoze biragutsindishiriza ibindi uhagaze muno munsi. Reka nkubwire, ikintu cyatumye Dawidi anesha Goliyati ntabwo ari uko yarushaga imbaraga abandi, no mu gihagararo yari muto kuruta abandi, ariko ikintu cyamutsindishirije ni kimwe. Urufunguzo rwo gutsinda dore n'urunguru ndagira ngo nduguhe, no kwibuka iby'Imana yakoze. Dawidi yabwiye Sawuli aramubwira ngo jyewe nkiragira intama za data ndibuka nishe idubu yafashe umwana w'intama ndasimbuka ndayifata ndayica. Intare iraza ndasimbuka ndayifata ndayica. Aravuga ngo mbese Imana yabanye nanjye nemaze kwica idubu, Imana ikabana nanjye nica intare, ngo mbese iyo Mana nigikomeje kubana nanjye, mbese imbaraga zayo nizikiri kumwe nanjye, mbese iyo Mana hari aho yagiye na Goliyati uri imbere yanjye nawe ndamwica, ndetse we ngo yahise amugereranya n'imbwa. Aravuga ngo ndakubagira ibisiga. Icyatumye atsinda nta kindi nuko yibukije Imana ibyo yakoze kera. Reka nkubwire, Satani nagutera ubwoba ujye umubwira ngo n'iryejo ryarakeye. Satani nagukanga ujye umubwira ngo n'ejo bundi bwarakeye. Satani nagutera ubwoba ujye umubwira ngo n'ubundi Imana yabanye nanjye kiragihe n'uyu munsi irahari. Satani nagutera ubwoba, guterera ubwoba kunda watwise. Reka nkubwire wa mubyeyi, uzamubwire ngo Imana yabanye nanjye nsaba mu gihe abandi babuze urubyaro, izabana nanjye mbyare neza. Ituma batwita Bibiliya iravuga ngo ni nayo ituma babyara. Imana iguhereza umugisha. Reka nkwibutse ibintu Imana yakoze. Bibiliya nasomye ahangaha, reka nawe nkurangire no murongo uze kuwusoma. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 64, reka mpere ku murongo wa 3. Bibiliya ngo ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, ngo waramanutse imisozi itengukira imbere yawe, ngo kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi yabo no kurebesha amaso yabo indi Mana igira ikimariro uyitegereje atari wowe. Haleluya.
nta yindi mana igira ikimarira uyitegereje atari imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nta yindi mana igira ikimarira uyitegereje atari imana ya Isiraheli. Nta yindi mana igira ikimarira uyitegereje atari imana ituye mu gihugu cyera cyo mu ijuru. Iyo niyo mana nje kukubwira. Nawe hari ibyo yakoze byari biteye ubwoba kandi ibikora utabyibwiraga. Haleluya! Ibikora utabyibwiraga. Yo mana we, ndibutse nanjye hari ibyo wakoze ntabyibwiraga. Mana hari ibyo nanjye wakoze ntabitekerezaga. Hari inzira waciye ntazibonaga mu maso yanjye. Hari ibirimo wakoze ntayibonaga ntanayibwiraga. Nawe hari ibyo Imana yakoze muvandimwe unteze amatwi. Wowe ugiye kumva ino audio, wowe ugiye kureba ino video, ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo Imana yakoze utabyibwiraga. Hari ibyo Imana yakoze utabitekerezaga. Hari ibyo Imana yakoze utaruzi ko byanashoboka. Hari ibyo Imana yakoze ititaye ku mashuri ufite. Hari ibyo Imana yakoze ititaye ku miryango ukomokamo. Hari ibyo Imana yakoze ititaye ku burebure bwawe cyangwa ubugufi bwawe. Hari ibyo Imana yakoze ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose, yitaye ku rukundo igukunda. Mwene data nagira nkubwire ngo Imana iragukunda, niyo mpamvu ikurwanirira ku manywa na nimugoroba. Witinye ibyo urebesha amaso, tumbera ku musaraba. Hari imbaraga z'Imana zibasha kukuneshereza, zibasha kukurwanirira, zibasha kukuvuganira. Imana y'amahoro niguha umugisha. Hari ibyo Imana yakoze. Ijambo riranyubaka cyane ngo ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga. Ese hari umuntu wakorewe n'ibitangaza? Hari umuntu wakorewe ibiteye ubwoba atabyibwiraga? Aho ari ngo yumve ino video ayirebe, azamura icyubahiro cy'Imana. Oh haleluya! Hari ibyo Imana yagukoreye utabyibwiraga muvandimwe nshuti y'umusaraba. Ibyo uhagazemo uyu munsi byigutera ubwoba, ibyo uri murebesha amaso uyu munsi byigukanga. Reka nkubwire ngo iryakeye ejo hashize n'uyu munsi riracya. Reka nkubwire ngo iryakeye ejo hashize n'ejo rizacya. Reka nkubwire ngo Imana yabanye nayo kuva uyu mwaka wa 2020 utangira ukarangira. Uyu mwaka nawo yiteguye kubana nawe. Ni Imana itazigera ikureka, ni Imana itazigera iguhana, ni Imana itazigera igutererana. Reka nkubwire Bibiliya irambwira, yaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereje, ngo ntabwo bazakorwa n'isoni. Rindirira ku munara. Habakuki aravuga ngo manza hagarara ku munara wanjye ngo maze ndindire ngo numve icyo ambwira. Yewe nshuti y'umusaraba, rindira icyo Imana ivugana nawe. Reka kumva amajwi y'abadayimoni agutera ubwoba. Reka kumva amajwi y'abarozi bagutera ubwoba. Reka kumva amajwi y'abagucuragurira mu matwi iri mugoroba. Reka kumva ayo majwi, ahubwo tumbira umusaraba, utumbire Yesu wenyine, kuko ari we banza ryo kwizerwa. Azakurengera, azakurwanirira, azakubera Imana, azakubera umurengezi. Ibanga rihari nta rindi ry'ubutsinzi ni ukwibutsa Satani ko cyagihe yatsinzwe n'uyu munsi yiteguye gutsindwa, kuko azahora atsindwa iteka ryose. Uwamutsinze ntaho yagiye, uwamutsinze aracyari ku ntebe y'ubwami kandi araturwanirira amanywa na nimugoroba. Imana y'amahoro iguheze umugisha. Ndagusengeye mu izina rya Yesu rero, kugira ngo niwumve ino audio cyangwa iyi video uze kwakira imbaraga z'isumba byose, uze kubona ko Imana ishobora byose, nta na hamwe itagukura. Yagukura muri ayo madeni y'amabanki, yagukura muri ibyo bigeragezo by'ubukene, yagukura muri ibyo bigeragezo byo kubura urubyaro, yagukura muri ibyo bigeragezo byo kubura urushako ruzima, yagukura muri ibyo bigeragezo by'urushako rubi. Imana yabihindura kandi yabihindura, nta na kimwe cyayinanira. Reka nkubwire, wowe ubuze amahoro uri mu rugo, wowe uburiye amahoro mu rugo, Imana yaguha urugo ruzima. Imana yahindura umugabo, Imana yahindura umugore, Imana yahindura abana, Imana yatanga umuryango w'amahoro. Reka nkubwire, nimugarukire Uwiteka, nimwongere mumubwire ngo muramutumbiriye, nimwongere mumubwire ngo ni wowe turindiriye. Yesu araza atunganya urwo rugo, Yesu araza atunganya ubwo buzima, Yesu araza atunganya iyo mibereho. Yesu ashobora byose. Njye ukubwira ibi ngibi ndi umugabo wo guhamya imbaraga za Yesu, kuko nanjye naramubonye kandi nabonye gukomera kwiwe, nabonye ukuboko kwe. Reka nkubwire ngo mu kuboko kwe harimo imbaraga zibasha gutsikamira buri mbaraga yose yaguhagurukira. Ndagusengeye ngo wakire imbaraga zisumba byose. Uwiteka naguhire kandi Uwiteka nagukingurira imiryango mu izina rya Yesu Kristo. Amen.